no kurwana twarwa ugiye no kurwana manzo nyumva ariko kumbwira ibi wowe twavuga shere bana kuri nimba turateho za shero bana kuri nimba ufasha asoni cyane ko amafaranga gawe koze ngo umva mubwire bitama koperative hirya hino yakoraga nkoraga nawe umva kagira n'akazi kawe umva amahame ejo nange ejo bundi nakugunzuka nanjye naci asoni ego kirasi umva amahame ukiragira ku mutwe kungano umva rero mahame jewe ndarambiwe ibi umva bosi wanyu ntabwo mbyitayeho wumvise ko watangaragaje nk'umukozi kigingi nkubwire nje nta bya kigingi oya ntabwo ugiye kumbana imbwa nawe none si mwese mugiye kungaranzu mafaranga sinanindaya bagiye kugira gute ntabwo harusi ngo wandenza amashura nyine umva nkubwire uretse nkubwire ico mbwire nje ntabyo kwica arambwira ukuvuga nje mahame amafaranga uriya mugabo yaragampaye ndagakoresha urugo buramfite ibibazo by'ibitandukanye n'udukoperative bafite hirya hino kugira ngo nkoreshe nange ejo bundi nshobora no kukurangira ahantu kuko ibiraka mbafite ku babosi ni byinshi haraha gusa ubwo rero ngiye kugenda nshakisha udufaranga mu bite hirya hino mu biti nzi bikunze ndarara ndaguhaye ariko ndarara ndaguhaye maze abambuzi ntimutana n'amajwi meza ubundi reka nkubwire mbese none utambuza iyi nyundo namwe imbaraga nje ndazifite urayazana ntayo uraza ubundi dore muri ibi bipira nagomba kumanza ubundi waza wambaye imyenda zaboze ngo urampemba ko wajya nanje ntananze nkwerebwire amagambo meza njye njumva wakumva uko nakuririmba ntabwo nagikurikije ubundi nimba n'utahuza gusa undi murenge uragaruka ko nta mwambaro wawe uragaruka batakozire batakufunze wewe ahubwo kunakoreye urusago farare uragukorera ntabwo mafite za mabose ndagaruka ariko ndakata mu gihe ngo bayashafate inyungu zawe ndagaruka ariko ndakata n'ubwoba ndagururambura umuntu byose biteye nyabure izo za jiri n'oziri kuzijana za jiri si barazirya haguruka mw'amabuye ugende none ntabwo urayikora ntabwo bayagutera mu mutwe uranga zanje zirahagiye nawe ntaco nawe murisha mwese ntabwo bamuru rwanje si udashakishiriza amuresha sipice ubundi turi kubirwanira ntabwo turabitwara ahantu hamwe ushaka twese tubigira hamwe sibyo kukiritemo kusimwa ngo kucyo neza bosi no kubera ikintu nimutwe twavuganye ubushize ntago bizi amushara wa Patrick twavuze ko tuzaho urigize tukawugabana bikumva ndetse no wa Eric none wowe nyumvira uje gukora raporo uramubwiye ngo umuntu ntabwo uri kwibona kuri lisi twe twavuganye ntabwo uri kubyibukamwa simwa urabona uko 120 muri ako kwezi ntagukodesha inzu muri uyu mujyi urabona ibyo bintu uwo mushahara wagutunga mpaka ukwezi kukarangira ugafata ukundi ukambaramo ugakodeshamo n'inzu ariko mani ibi bintu mbona byadafungisha oya nta kibazo icyangombwa nuko tuba tubiziranyeho bosi azarabukwa ryari
ariko mani ibi bintu ndabona byadufungisha. Oya ntabwo byadufungisha, icyangombwa njye nawe tubiziranyeho kandi twe dukora amalisite, kuvuga ngo umushahara wa runaka gwarigise ni ibyinshi nawe bireba. Ikibazo ufite ni ikihe? Ntaribi ndaza kureba ariko turebe icyo twakora nta kibazo. Ubwo rero twumvikane ko ubwo gahunda ari uko tugomba kuzikora. Ubwo rero reka mureke ngende nje mu kazi dukomeze dukora akazi sawa. Sawa Tade. Nakana kazi keza mu mwanya. Sawa nawe. Mana yanjye koko akazi nako kamereye nabi. Ubwo burakira umanza kampani yanjye ndaza gusubira ku isuka. Abahungu nabo imibare bari kumanya kubona bitari guhura. Biragoye cyane. Ese ndongera njye kureba ko nakwakaga kredi muri banki, ndebe ko naza kureba ukuntu abo bakozi bahembe, kubona imibare bitari guhura rwose. Ibintu by'ibihombo bya buri kanya, buri kwezi guhomba, gusa biterwa n'iki? Bigira nkana nawe amubaza amalisite, ndaza kureba ukuntu biri bugenda, ariko burakera ndahomba byarangiye. Ngiye gusubira ku isuka, banki nazo murebe kwitindimo amafaranga. Burakera kampani ndayifunga. Shere byagenze bite kuri kwitotomba? Hapi nta kigenda. Urabona muri kampani nyine ibintu byanze. Bamaze kuma lisite nziza abakozi mu kanya, lisite ngomba kumwishyurira. Byanze ni ibihombo gusa. N'abakozi sinzi niba ndibubona yuko bahemba kugeza ubu ngubu. Muri kutinima amafaranga, banki nazo ziri kubishyuza. Kubanza aho burakera turasubira ku isuka, kuko na ya mirima nari mfite yose nari naritanzemo ingwate nayo mu kanya ushobora kubona banki igeze hano. Urumva nta karima kamwe gusa turaba dusigaranye, ibintu byakomeye. Ni ugusenga cyane kuko ubanza ngiye gusaba uwo niba ari abakozi si none kugeza ubu ngubu ilisite bigira nka nari kuma kagahungu kamwe. Ilisite kari kuma nazo ntabwo ndi kubyumva neza. Hari uburyo amafaranga nyine yagiye abura. ubona byanze rero barabangutse. Erega kubirukana ntabwo ari wo muti, kuko kugeza ubu ngubu amafaranga uzi ko twakoreshaga kredi, mara ya kredi twakoreshaga za banki, ayo ngayo nayo ntayo kwishyura ubu ngubu nari mfite. Ndumva bitoroshye. Ubundi wowe ko mbona utari kuvuga neza byagenze bite? Kwaye Byagenze ute se? narembye kumva nameze neza. Umva ibibazo bya siyeri mwese biri bugende bite? Ubwo ni uko nyine. Yiriwe kwa Jire. Biriwe neza. Yego, Amakuru ni meza. tambuka. None nari ngeze hano. Nanjye karibu usa gutyo mu nzu yanjye. Ntabwo none siko nari mvuze nkumva murikirije. Uri kubona ukuntu uza uwo kwinjira mu nzu ukaza kujya gusubiza abantu. Nanjye ibyo uvuga vuba vuba. Nari nje kubaha amakuru nyine b'abakozi banyu bo muri kampani hirya barinda kubahombya rwose. Mbonaga ukuntu bari kurya amafaranga yanyu bikabije, nubwo rwose nkenye ntabwo nareba undi muntu ngo akene nkanje. Ibintu birakaze. None ukaba igihe byahereye baduhombya, ubu ari bwo bubutse kuza kutubwira ngo igihe byabereye nje mico gihe mbiboneye, nuko nanjye ntabwo
cyangwa umaze kubona ko nyine nahombye uje kumbwira uri kubona mufite aho mumaze kugeza ni uri kumva ko uje kumbwira ko nahombye. Dufite aho tumaze kugeza sinjye naba ntameze nk'abakozi bawe n'abandi rero bose. abakene kugira bave ku rwego bariho biragora. Uraje kubimbwira kare ukimara kubona ibyo ngibyo bikiba, none ubonye namaze guhomba nibwo uri kuza ngo jire ngo wahombye ngo abakozi ngo barakwiba. Nabwirwa n'iki ko mu bantu bamombeje wowe utarimo sahu? Ntabamo gute ko nta kazi wigeze umaze ko ninje kukubwira undi uragira ngo nje ko nanjye mvuze ibyanjye ko byarangiye ntushaka kunyumve ntabwo mujye mumenya iby'akazi kanyu nanjye ibya kampani yanjye n'abakozi banjye ninjye bireba. bari bo bireba ngaho ubwo uvuye aho ngaho urabona izo sawa nanone nuko abakire mwaho zahirya uri kumbona ngo uteze nawe uraca bikomeze wari uzi ngo wari ushigira ntabwo ntakumvikana igende ariko mukangiye kuyimurira hariya hirya hano ndi kubona ubwatsi bwahashize. Komera Davis. Komera Betade. Amakuru ko ari meza. Iminsi myinshi turaburanye. Na hano se. Ubu ngubu ngewe nsigaye nibera muri kino cyaro dore naguze inka nsigaye ibereye umushumba wa muhungu wese ushaka inka ubu ngubu asigaye arayigura akatakiryama nkayo. Meze neza mwana. Ubu ngubu dore narayihasha rwose. Amakuru y'amahame narabimenye. Barambwiye ngo ibintu byaje gucamo ngo reka inyundo ngo ntabwo akiyikoze. Ntabwo akiyikoze inyundo. Mahame nyiri kampani. Mahame yaguze urugo rwa Ejiri. Mahame yakize. Reka nkubaze. Yego. Mahame waruzi wa undi wamagenda byacagaguritse. Wa undi twiganye muri Torokome. Nari ngize inka zirancitse zigiye ko. Ahubwo yego. Mahame barambwiye ngo nawe usigaye urakora muri ya kampani ye. Mahame wari twiganye muri Torokome yarakize. Ahubwo se mwa Mahame ukumuzi asigaye ari nyiri mari. Asigaye ni Mahame wa undi ugura amazu, ni Mahame ugura imirima, ni Mahame ubu nsigaye ndi ko ntaburewe. Ibyo bintu ntabwo bishoboka. Ushatse kuvuga ko Mahame wundi wakuranaga amabuye na Kigingi ubu yarakize. Ikomereze twivugira ibyaduhereza akantu. Nyine urabona hari igihe twamuhereza amasomo urabona cyajire no kubona igiceri cy'ijana byabaye kose. Hari igihe nk'ino sambu yose wasanga yayitanga nko ariko Mahame yagira amahirwe. Ukuntu Ejire yaza kumusura ari kumutuka. None kampani arayiguze, urugara ruguze. None n'isambuze zose ngagiye kuzigura. Buriya si kureba. Wibuka handi muri kaga centre kari handi mfite inzu y'ubucuruzi. Mperutse kubona Jire mbona araje n'inkoni ngo ni mwakazi kubuza. Ya cyakoranya ruhande wavuyeyo. Umva aho ngaho niho yansanze ngo ni mwakazi kubuza. Abasi ibintu birashoboka cyangwa. Yarakennye. Nanjye numva birandenze ndavuga ntariko se. Cyakora suri kureba Tade. Nari umugabo ntabwo ihabwaga intebe kabisa. Nari umugabo ntihabwa intebe gusa wewe ikintu tugiye gukora. Shaka uburyo kitwakwibonera amakano. Gusa byo ntibigaragaremo. Kuko n'ubundi nijyatumye ngo mushakire abasherisheri. Bigaragaye muravuga ko ndi kumurya. Kugira ngo rero bize kugenda neza tugiye kumvikana. Tugiye kumubwira amafaranga menshi ngo tuvuga Mahame. Urabona kuko Mahame we yaranje gukira byararangiye. Uburyo nawe urabona ama yawe ukumva nanjye nkareba ukuntu ndibuze kugera gute ndibuze kubona ama yanjye. Urabona kino kinyandaro cyose kuva hariya muri buriya buso bwa hariya kugera kuri kiriya gikoro. Hariya tugiye kumubwira ko Jire ashakamo miliyoni 5. Noneho Jire tugende tumubwire uri kubyumva we tumuhe miliyoni 1. Urafata mebyiri nanjye mfate mebyiri Jire tumuhereze miliyoni 1. Hari ikibazo. Umva rero Mahame udakomeza kundangaza inka zigatuma zikajya kona udakomeza kundangaza bo gahunda niyo ngiyo. Ngo nagwa nimero ya Mahame wewe ukamuhamagara ntaho ntabizi ukamubwira ko muboneye isambu nziza yo kugura. Haba se kuri kontabure we bura nta nubwo waba wayitwaje. Unabutse unayafite aho ngaho njye wayampa nkahita ngenda nkayahereza Jire nta kibazo ibyo kwandika byazaba birazanya. Dora Mari. N'amarata. N'amasaha. Abakize. None ndetse abantu bajana no amarata. Chamunarira kabahusha. Zindebese. Sha ninjewe ndakwiye no kubaho none. Nigitangaza
ko nahawe gakiza k'ubuntu komera mugabo ni igitangaza pe kireba igitangaza cy'Imana duha Imana icubahiro niyo ikoze iki gitangaza uri kureba umugore niwe ubona oya twahujije urutoki muri iyi minsi uri kureba ibintu Imana ikoze ubu Imana rero ni ukushura yibuka ukayihereza icubahiro warangiza kuyihereza icubahiro ukayihereza icacu iyi si ni inzu yacu nicara sinabishoboye mugabo wanje yabishoboye konje kugira ngo twakora muri paradi ntabwo ari bya byondo we ntabwo bya byondo by'iwacu nawe ndiwihaga byo kubyuka saa kundi mbeba sashaga zirabiriza hengereza muri saa 3 ayigamana habwa icubahiro kubyuka saa 3 abantu bereke ko oya nta kubyuka saa 3 no gukomeza ugasenga ukigiriza ubusa hanyuma tubikuye kujubakarabya gatanu ku munsi kurya n'icyo uramenye ntiwishira hejuru wishira hejuru ntiwishira hejuru Imana irakururutsa abari bayirimo si bo wari ubasumbya amaraso si bari bambaye inyama n'amaraso nabo oya Imana icubahiro nukuja turagera mu cyumba twaba tugiye kuryama tukafata Uwiteka we habwa icubahiro ariko si ubu turashobora gutambuka gafate gaho kujya agaze mfite n'ubwoba nje ndafata tubiri nje nkisa weho fata tubiri cyasi mugabo wanje iyi Mana niyo guhabwa icubahiro nuko ujuragera mu bantu bose ukavuga uti nukubera Imana ariko ubona gukunze igenda